kubachereza nyama na nyama. Ndio wangu hapa ukiyaona mambo. Eric ko atagifunga umusatsi. Narashaje sheri. Gifunga gashinga. Bite sheri. Wallahi ntago kidefiriza Eric. Narashaje sheri. Kureba abana bafite amanota. Uba wiziritse utwana twa danje. Ni ukuvuga ngo udutwana urumva abazanye na kasiko baje kutsinya udutwana turamubirindura boro birindu se utwana turamubirindura bikomeye nuko nanjye batangiye kunyita amazina. hari umuntu wanditse ngo na cyagasoko basigaye bagisya munyo. Nge murabizi yahita ikora. Ajya mwigiye gusura Eric bigenda gute? Mba naje nariye amapera. Mba naje nariye ikintu bita amapera boro. Ariko rero ibiboro byanyu ibiboro byanyu byaza ntuza byaza TikTok yewe rero mbona ntazi TikTok ntago ari yanjye kabisa. Oya ni foko umuntu abaza bikwigisha ariko uburi muri papa buri muri iruka ntabwo byafata igihe kirekire. Ari umuntu bidasa John Bonyo unyohereje ibi gift anyohereje ibi cyaza cy'abantu bahangaha uziko biba bisaba ko ngukomeza kugenda ubibutsara. Ubu nanjye ndacyari umuntu wo kwirwa mbwira abantu ngo mungirireho gift ntabwo nge mbona kugira ibintu byatuma ngo tap the screen ngo gira gutya na gutya. Ndemo ndacyacana imihanda nkasanga hari umugabo witwa Dizata. Dizata Sergeant Robert. Wise Dizata wamwise Dizata ubundi ijambo Dizata sinarindizi naryumviye kuri wowe. Iya yose nuko Dizata agapayina nuko Dizata ni umuntu waracitse igisirikare sibyo. Sergeant Robert rero ni umuntu wacitse igisirikare. So Sergeant Robert impamvu rari Dizata yarahunze nyine nose ko imyaka ye ntago imyaka yo kukivamo yari taragera. Yavuye afite imyaka ingahe? Imyaka yo kukivamo yari taragera. Yego wenda rwaye sida rwumva ariko ntiyamuza kugikora. Ikindi kandi Sergeant Robert ngira ngo arabizi ko yavuye inaha asambanyije umwana we. Oya nubwo ashobora kuba nubwo ashobora kuba ni izina ry'Imana ry'ibyo nta gikabyo kirimo ni ukuri kw'Imana trust me. Sergeant Robert yasambanyije umwana we iramusweye mu buryo bukomeye. Nese byamenyekanye gute? So byaje kumenyekana amaze guhunga kuko ni nabyo yarahunze. Nibyo yahunze nibyo byatumye nyine ahunga nyine igihugu. Cyawugesikiza uzi guharabika ubwo Sergeant Robert ukaba umusizi cyashe. Boya ntago ari kwanga no kumuharabika ni ukuri guhari pe ni ukuri kw'Imana. Uzabaza wa mukobwa bita Liza sumuzi ujye ukora ibiganiro kwa Manibu. Liza nawe ni umukobwa wa Sergeant Robert uzamubaze wumve. Liza ni umukobwa wa Sergeant Robert. Hello. Bani magana 3 ndagowe. Ngo gidu. Liza wa wundi ukora ibiganiro kwa Manibu ni umukobwa wa Sergeant Robert. Yego. Ariko kwa Eric ndabona Eric afite internet nziza ntabwo imeze nk'imwe yawe. Se mungu ameze neza. Ega kabuno kagutunga. Ni manche ni seri. Ese dumana heruka mu Rwanda sho. Afite ubwo bushobozi se? Ubwo bushobozi ntabwo agira. Mbavuze gutse ngo ufite abantu heza ngo ameze nk'ayo wawe. Ubonye Dumba. Bitedo akadobaranye avuye muri saro asabwira ntuza enoma isa amubwira ngo mbabarira base mbe ndyamye ku buriri. Enoma isa ninde? Ni umugabo ucumbikiye Dumba.
Dumba ariko afite amafaranga. Dumba se yateje abantu umuziki imbere. akora iki se Nta muntu waba yanze Ateme udafite biki? amafaranga. Ateme biki? Kwirwana. Ateme ubonye biki? abantu ko baragenda banshyiraho Ese se muhungu Abantu mo- ari fisa mamba. abantu mo baragenda banshyiraho za gift se Twagiye tukabakongomani bene wabo. Ntabwo izo gift nta n'umwe yari bwagushi ahubwo njye nibwo mbonye bwa mbere mbonye ko utajya ugira abafana bagira amafaranga. Ndabikunda. oya utandukira abantu kandi bagiye gutangira kubigukora bakwemeza Oya njyewe ubundi njya mbona turakoresha umunyu na magi Waruvuze ngo iki? n'ibitunguru. Zaburo ubundi njya nsanzwe mbona abantu batanga gift nini ariko wowe nta muntu wari bwaguhe gift nini hano. Kandi buri uko ngiye da live ngo bambwira ngo shyiraho jye kumbe biba birimo birashungera. barimo birashungera rata urakoze cyane Biba Oya, birashungera nawe. oya barakirekuye kinini cyane wegenda gake wewe yewe Icyo Ndumva ntabwo ari nabikubwiye. ikire ntabwo. bagihaye dumba Ntabwo. bagihaye dumba dasigira 108 bajya idumva iyi dasigira 108 niwe bajya idu Ntabwo bagihaye wowe. none se ko nimba nyari kimwe bagiteretseho ese Baba bafite kangahe ko nawe gushungera. kubona we ntango baramureka bafite kangahe yes Nawe ngo Wisige wera. barakiguha. nawe barakiga oya wabonye ko nanjye mwakimaye dore se muhungu abantu banjye yes dore kibi dore barimo barankirira wowe banza urebe aya bose Barimo baranyirira. dore manigani ninjye bari gushyiriraho ni dumba ni dumba 108 aho mwabikora kimwe ni njyewe cyane dumba Uyu nguyu iyo manigani yari yagiye. wabyumvise we? Manegani shop. abantu banjye umva se nese we kasi kuko bitajya hariya hejuru ko bari kumwe we abirebera kuko ndi hosta live niyo yanjye Je maze kubona ko abantu baba bazi gushungera bari inshuti za Sergeant banza Robert. urebe ibintu barimo barankorera we gabanyamagambo ngabanyamagambo dumba udashaka kwitiranya n'abantu banjye Inshuti za Sergeant Robert ziba zije kurunguruka kureba niba icyo urimo uramuvugaho wowe ukagira ngo ni abafana bawe. oya aba ni abantu banjye barimo baragenda bashyiraho kandi ngira ngo urimo uragenda ubibona ni abantu banjye niba koko munkunda bya nyabyo koko mureke kumva amagambo y'iki cyadumba kivuga mwebwe mu gusa icyo mbasaba ni ugushyiraho icyo bita gifute reba ibintu barimo bararekura Je ubwo bugifu barimo baragushiriraho noneho niba ndabona abantu ngo bafite n'amarebo barimo baragushiraho ubugifti urumva bumwe ugura amadolari 2 3 umva yo kurwa gushiriyeho. ubwo buso bwabiri banzi bebe Urabona nk'uwo Bami Bebe urabona ibintu abakoze. Uwo Bami Bebe noneho iyo ni gift yesu igihumbi men ayihaye Du. njyewe yesu bayihaye wowe iyo bayihaye njyewe nk'ubu ngubu Bami Bebe aba yimpaye. oya bami bebe ni umuntu wanjye Wowe- cyane buramenye Wowe ubuze umuntu ugufana ugukunda ashobora kuguha gift ingana n'igihumbi n'amakuru. oya humura bagiye kubikora ubu tuvugane none se bami Inshungerezi bebe zawe yakohereza njye ntayi Bami Bebe niko ajya abikora. Bami Bebe niko ajya abikora. Bami Bebe oya ni niko ajya umuntu abikora. wanjye ni umuntu wanjye cyane barimo barankubita ikintu bita uburoza ndagaswera mama ni rimwe Uburoza wamubonye yewe dore ikiro kintu Urabona- cy'ikizamuzi kimeze bagikuze urabona kubona Bami Bebe bundi bushya igihumbi 200 bundi sa bushya nanjye mwabona bundi bushya ala Eric fata telefone joining. ko dufite Eric. amanota mwaduhaye Eric fata Caramel. telefone ujye live joining wo hano. ntabwo biba bisakuza se birasakuze nyine biratira cyangwa ndashyira muri Uraza kujya umva se urashyira muri mute. ndumva yesu bankirire iwanjye bashaka gushyiraho se muhungu yidagiye nyaguha abashaka bumva naguhora abashaka kunkiriraho banywa Mungu natwe madoha. munyibukije bya bihe munyibukije bya bihe twajya dukora nyine ibi nibyo bintu ngiye urumva nicyo kintu ntajya mbasha nyine kuba naza aha ngaha ngo ntakaze focus ngo nirwe mbwira abantu ngo mushyireho gifti bihita bituma nyine ngenda nkikigana Biruta bya bintu ugenda usabiriza abantu ku muhanda. Mbere nibi birasuguritse cyane.
ibihe reka ngiye simba sinjye no gutumba mwese iyo umuntu yumvise ujya ukanama akana ngo sinjye kunda no gutumbagira cyane TB live official TB live umutindi nayo tumushyireho nareke se mu TB live uyu ngo ni TB live we ni umutindi we TB live official se muzo mwibuka TB live ejo ndi ari mu Rwanda oya TB live naga TB music TB live se ni TB live n'undi mutindi wo muri Amerika se TB live TB music byose si kimwe oya naga ari kimwe ako je kubera ko ubu nakennye ko nibwo nawe mutindi ko none se iyo ukenye urashaka kwita yahe mazi oya ukena ko hari ukena umunsi umwe ukenya umunsi umwe byagiswe ko bari mutindi noneho bitwereke ko wakenye umunsi umwe kandi ari uyu munsi nakennye nyine ari kugita mutindi ntabwo uri kumva se byo kubwira Eric ni ntabwo muramwumva se twe tumeze ne twe tumeze neza cyane TB hano ndi moderator ngenda bahasa aho ngaho ubwo bwira Eric ashyireho kamera amara avugira mu musarane ngira ngo so bantu bakurikiye Kasuku bamukunda mwamuhaye gift tukareba Kasuku asa umva ndashaka kukubwira ngo Dumba n'ubundi uramuzira ngo uzira sorry ngo nuzura muzira abantu ngo nze ende urwo TB ngo uramuzira impamvu muzira nuko tujya tuvugana inama za ya mpano yarangiza akajya kubona nta na kimwe bakoze kandi brand iguma igenda igwa hasi noneho nkavuga ati umwanya mwamamagaye kugira ngo mbagishe inama urumva umwanya mwamagara mbagira inama kubera iki byo tuba twavuganye nta na kimwe gikorwa niho nimwongere gumamagara urumva rero TB n'ubundi tinya ko gushyiraho mani ntabwo aba yashyizeho ni inama z'ubuntu no gushyiraho ntabwo aba yashyizeho ni inama z'ubuntu ariko niyo mpamvu nanga ibintu by'ubuntu kandi consultance igomba kwishyurwa kandi nyine yaje kurira ngo sinzi ngo yaje kundirira ngo sinzi ngo yarakennye ndabyumva ndavuga ati umugabo arakennye ariko Dumba ejo naganiriye n'umuntu bita Dani Nanone arambwira ejo naganiriye n'umuntu bita Dani Nanone yarambwiye ngo wigeze kumutuka live mu kiganiro ngo turi kuri Instagram ibyo bintu byabaye ryari ko ntari mbizi mu buzima bwanjye ntabwo nigeze ndarimwe ntuka umuntu witwa Dani Nanone naramubwiye ati Dani uri umugabo ufite amabya urumva ati ntabwo ushobora kuguma ureka umugore wateye inda z'abana babiri ngo akomeze aza ku mbuga urumva akuvuga akongera akakuvuga uko bijya bigaragara nkaho ibyo avuga ari byo niyo byaba bitari byo namubwiye ati Dani Nanone mugira inama namubwiye ati hari uburyo bubiri Dani Nanone ugomba gukoramo ibintu mama w'abana bawe ashobora kuba ashaka ibintu ashobora kuba koko ashaka amafaranga cyangwa nayo mafaranga atayashaka ashaka kugira ngo usubire ugende umuswere umurongore Dani Nanone arambwira ati nzagenda murongore ntabwo ati Dani Nanone duhana n'umunsi ambwira n'umunsi azasubira kugenda guswera mama w'abana be
urabyumva ndibuka izo zari itariki ndibuka wari nk'ukwezi nk'uku nguku itariki zari nko mu matariki 20 twumvikana ko none yagombaga kugenda gusubiraho kugenda kurongora mama w'abana urumva Dana